Mukanya wambwiraga unsetsa umbwira ukuntu ngo babavana Murenge muza inaha wumvaga ugiye gupfa. Kavuga ati ngiye guhorora navuze ngo ndavyaye abana bake nabo babiri bagiye guhorokana n'abana babo. Niki cyumvaga kiguteye ubwoba? Muravuga ngo n'ubwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu. Kubera ko mufite n'amazu, kubera yuko mucuruza bikemera, yuko muca amamodoka, yuko amaca amaduka y'ibiryo, timukama mwiyemera ngo nimwe. Urupfu rwa mbere yandakoye mu rupfu rw'ikuba. None se wabonye warayibonesha wowe wayibonesha amaso yawe? Amaso yanjye gutya ikaze genda. Cyo dusobanurira inkubi bimeze iti bisite. Kuba ariko mpaye nyibona gutya. Kazigira ngo ubwiso gutya kubu ubwiso gutukura. Ifite utwisho dutukura. Inkuba no kurigira amaso atukura. None nkayisha. Inkuru nziza TV. Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi b'inkuru nziza TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese, abari mu Rwanda, East Africa ndetse na Europe, Asia na Amerika, by'umwihariko ku bantu b'Imurenge. Twagenereye umuntu wacu wamye ukomoka Imurenge, umukecuru ufite ubuhamya bushimishije. Twaganiye ambwira uburyo yagendanye n'Imana, abona Imana uburyo yamurokoye urupfu inshuro nyinshi. Ubwo buhamya nibwo ashaka kugira ngo aze kutuganizaho. N'umuririmbyi yandirimbiye, byose turagenda tubiganiraho kugira ngo avuge ineza y'Imana. Noneho mbere yuko dutangiza ikiganiro cyacu, reka dutangize isengesho kugira ngo Imana ize kubana natwe kubyo tugiye kuganira, kandi ibyo tugiye kuganira bibe ibyubaka ubwami bwayo. Dusengere. Ndagushima Mana isumba byose. Ndagushima ni wowe ukora byose. Ndagushima kuri wawe urubyiruko dufite uno munsi, uyu mwana ukaba abana ukaba wabayoboye muri iki gikorwa cy'ubwiza bwawe. Akaba ariwe yavuye mu babo bo muri iki gihe batazi Imana, ariko ukaba waramutoranyije akiri mu nda ya nyina, ukamutoranya muri iki gihe kibi kituzambirije urubyiruko, ariko ukamushinganisha mu maraso yawe. Ndagushima ibyo byose ko wabikoze, ukabimukorera, akaba ahaye avuga ubutumwa bwawe, ahaye avuga izina ryawe ry'icubahiro, ahaye avuga izina ryawe ryiza ryaturokoye ryaducunguye. Mana, ndagushimiye yuko uza ugendana nabo, uza byose ibikorwa byose ubana nawe, umukoresha tiyikoreshe ubwe, umukoreshe, umuheza imbaraga zihore muri we, umuhereze yera imbuto nyambuto zitari imbuto mbi, umuhereze kubaho amahoro no kugeza ku minsi yiwe wamugeneye ku isi, ari muri wowe kubw'izina rya Yesu n'Umwuka wera. Amen. Amina. Yego. Twishimiye kubana nawe, kandi ufite ibintu byiza cyane bifasha abantu benshi. Urasa nk'umana ka microphone ho gato kuko urukwihisha abantu ntago bakubona. Yego, twishimiye kubana nawe. Twaganiye twumva ufite ibihamya byinshi cyane ngo ukuntu Imana yabanye nawe, kandi ni byiza. Wamye utuye Imurenge. Imurenge wavuye ryari? Imurenge kirangirugu cha Kongo cha Uvira na Bukavu. Niba migi iwacu. Iwanyu. Wavuye ryari uza mu Rwanda? Maze imyaka myinshi. Ngahe? Imyaka irenze 20. Uza abana bacu bavukiye no bafite imyaka 20. Yego. Bamaze gufata indangamuntu.
abana cyangwa abuzukuru bavukiye hano mu Rwanda. ubwo ufite abana akagira abuzukuru n'abuzukuruza? Mfite abuzukuruza bane b'umuhungu, abana b'umuhungu. Umukuru nyine nabyaye kabiri, nabanjije umuhungu mukurikiza umukobwa. Yego. None abana be bafite abana, umukobwa mukuru afite abana babiri, umuhungu mukurikira afite abana babiri, n'abuzukuru b'umuhungu. None abo bana babo bakaba buzukuruza banje. Yego. Ndagiwe n'ubuntu bw'Imana. Nukuri. Ndi mu buntu bw'Imana. Nababwiye ibitangaza twino twaje dutaye amatungo, dutaye amasambu, dutaye amazu. Ino njyewe ndiheba akavuga ngo bazaga bansengera ntitapfe mumbwire. Tese ino mvuye mu gihugu cy'amata, cy'ibyo kurya, cy'inzuzi. Uje mu butayu. Nonje mu butayu ngo abana babaho ngo nzarya. Ndaje nzarya. Ndinobonye n'abana bakarya. Ni ukuri. Ariko nyuma waje gusanga ko nsanga Imana iradufasha muri ibyo byose. Umwana we yaje inyuma, naho mushiki we yaje mbere, u Rwanda rubifatwa, babanza kubafasha mu mazu yo kubohoza. Iwe gabona ikibanza cy'inzu kitaguzwe. Naho musaza we yaje nyuma agura n'ikibanza. Mu kanya wambwiraga unsetsa, umbwira ukuntu ngo babavana Murenge muza inaha wumvaga ugiye gupfa. Kavuga ati ngiye guhora, navuze ngo ndabyaye abana bake, nabo babiri bagiye guhorokana n'abana babo. Ni iki cyumvaga kiguteye ubwoba? Nazaga nama numva nta kintu. Inka twazitaye, amazu twayataye, imirima twayataye. None se tuzatungwa n'iki? Kibaza ubwenge bwanje bukama buheka. Kavuga ati se abana nubwo ari abanyeshuri, nubwo ari abarimu b'Leta, n'ubu bakomeje leta yabo y'ubwarimu, n'ubu n'abarimu, umukobwa n'umwarimu, umuhungu n'umwarimu. Yesu tudushuri twabo twa diporome, tuzabarerera, tuzabarisha. Yewe ndaha iyo Mana se n'Imana b'ubwoko bwe. Kama niheba bakaba bati mukecuru, emera yuko Imana ari izitunga abantu, izibatunga bafite ibyo ibatungisha, izapfa kudutungisha ku butaka bwa bene bo. Yego. None wari urimo kumbwira ubwira ngo wavuyeho witotomba uvuga ati se ngo ubu koko turabaho dute, dutaye inka tuje mu Rwanda, ubona wagira ngo ni ubutayu, ko ngo ngo mwarezaga cyane ngo byose mubona, ariko nyuma uza kumbwira ngo ariko nyuma ngo ubu ngubu nibwo ari kubona ineza y'Imana, ngo muri Murenge ngo ntabwo mwabonaga, ntabwo twabonaga Imana neza. Twamenyaga ibyo Imana izikora, ntitumenye n'amatungo ko ari Imana iziyashyira imbere, ntitumenye ko imyaka ari Imana iziyeza. Twavuga ngo ni amaboko yacu. Mukirata imirimo y'amaboko yacu. Imirimo y'amaboko yacu. Ariko nshuti no dusize byose tubiteye umugongo, mbona ineza y'Imana niyo yuko ariyo yadutungaga. Kavuga ngo ninje n'ubukorikori bwanje, n'imbaraga zanje, simenye ko ari Imana izimpa. Guhinga simenye ko ari imbaraga z'Imana, korora simenye ko ari imbaraga z'Imana, kubaho iminsi yose simenye ko ari imbaraga z'Imana. Nukuri iyo mfite ugihimba nyaraguye mu kaga. Gute? Yuko ndarinze Imana yariyo. Ese ko abantu b'Umurenge ari abantu bafite spirit, umwuka wo guhora basenga. Nuko inaho ntibasenga, ariko ntibamenye Imana yariyo. Noneho mwarasengaga ariko ntimumenye imirimo y'ibitangaza by'Imana. Yego. Tukavuga ngo ni twebwe twiko. None mukaba musenga iki? Aho inaho barasenga ikabenshi. Tibasenga aya mazu, tibasenga amaduka yabo, tibasenga amamodoka yabo, ngo n'ubwenge bwabo siko bazabadusubiza. Bazabatubwira ngo mwebwe
ngo twebwe turakora kubw'imbaraga zacu siko kuko ntaho natwe niko twibwiraga ariko ntimuzi iby'Imana yabakoreye yego kubera ko twabyita kunyurwa amanuma kunyurwa ibintu muravuga ngo n'ubwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu kubera yuko mufite ano mazu kubera yuko mucuruza bikemera yuko muca amamodoka yuko amaca amaduka y'ibiryo timukama mwiyemera ngo nimwe timumenye iyabibahaye tinatwe kuko twabivugaga ngo izi nkakorora nitwe ngo guhinga nitwe titumenya amaboko ko ari ay'Imana yego ubwo wabaye urumva imyaka myinshi wayibaye murenge wakijijwe ryari kera nakijijwe nkiri umwana ariko simbimenye kugenda mu kigare simenye ibyo ari byo wowe n'ubundi nabonye amerekwa kiri muto kavuga ngo ibise mbaye mbona bitariho sinababwiye ngo basaza banje bigeze kuvuga ngo bazane insobeko y'ijisho inka ngo bampambire nasaze yego yewe tiguhera none izi shusho tuzinkure mu mutwe yego tuzinkure no ku maso mfite igitabo narize mu ishuri ndasura niga ibitabo cy'ishitsino ndasura niga ibihekane bya Kinyarwanda yego iby'indirimbo n'iby'Bibiliya twigaga igiswahili kuko nicyo twari turimo n'indirimbo ari iy'igiswahili n'Bibiliya ari iy'igiswahili idafite ibihekane ariko ngushikinoga nsanga ibihekane inyuguti ihetse yabo yitavuga ariko ikavuga kimwe cyo mu yayo yego ndavuga ngo ibyo byose Imana yakoze uwo murimo ikamenyesha iyo ariyo narasengaga najaga mu byumba ariko simenye iyo ariyo ye kwirukanka ngo barasenga tugasenga yego ariko simenye iyo mbaye nsenga iyo ariyo none tate none ubu namenye Imana iyo ariyo kandi yankoreye byinshi muri Kongo yankuye mu mfu nyinshi ariko kavuga ngo nakize gutyo nyine ngo nakize simenye ikinkijije icyo ari cyo simenye ikinkuye ahandi narindi kavuga ngo nuko kandi neretswe byinshi by'urupfu kabibwira abana urupfu rwa mbere Imana yakurokoye muri Kongo n'uruwe urupfu rwa mbere yandakoye mu rupfu rw'ikuba dutwikiraho inzu ariko icaranyivuga ngo nabonye indege y'umukara igwa ku nzu ya mukecuru none se ari nk'abantu bakiri bato ubinkuba nta nubwo zigikubita cyane nka mbere kubuza kumwumvisha uburyo imvura yakubise inzu inkuba igakubita ngo yenjire inkuba ihora ikubita amazu igakubita igakubita warayibonye se narayibonye inkuba urayirebesha amaso yawe gutya yinjiye mu nzu kazinguma ku ngende gutya tondagira mwana kandi bavuga ngo inkuba ngo ntaho ujya yirebesha amaso njyewe sinanago yigihumura sinanahwereye ntabwo ari wahebereye aya nawe umukecuru nawe wahereye n'undi mugabo wari uje gutira umufuko w'inkongoro iyo twabaga babazaga n'inkongoro noneho njyewe yinjira yabaye umuyaga marayika yamayizimya wa muriro wayo ihinduka umuyaga mu nzu inzira yanyeganyega ishikura inkingi ishikura amahango y'urusenge ishikura inkingi z'insika yuko ariko inyubako yabaga none se wowe wayibonesha amaso yawe amaso yanjye gutya ikaze igenda cyo dusobanura inkuba bimeze iti bisite inkuba n'ibyuma kurya yasi ibiti bayivuga mu shusho bahwereye bakayicora mwaba w'inkoko bakavuga ngo ni urusake ariko njyewe nayibonye ishusho yayo n'icuma mu byubi byayo ukwisatura ibiti binini ngeri ikazi bishanyagura n'icuma mu mubi yabyo n'icuma mu maha yaho niho haba umuriro ariko mu mutwe wayo
ikagira utwiso dutukura ariko mu mutwe ntifinagare igasubira igashoramo umutwe w'inzoka. Ewe hari abantu batazabyumva bakagira ngo urukutubeshye. Ukaba muto n'ukuri ariko ukaba mu mubi yayo n'icuma neza yari hanzungurukaho kandi bya biti yashikuye mu nzu ibintondagizaho ibisobekeranya mwabo w'irubariro kazana igiti cyari gishinze hasi mu kuzimu ikagiturutsa hano umutwe wacu wari ku gisenge ikagisubiza hano ndambije gutya nambaye inkweto yamitangirira hano mu nkweto irazana ibiti byose byo mu nzu bishitse hano kuvuga ngo noye guhagurukaga none impambirize ya bya biti kandi ikabisaturamo kabiri ihango ikarihera mu mahembe yayo ikazisatura inkingi igahera harya bashingira bashira umutwe ku gisenge igasatura kandi ntihonye ikamisatura uko igiti kireshe ikasatura imyasi ibiri y'amahango y'inkingi y'insika ibiti bifashe ku gisenge ikabindambikaho ariko mpaye nyibona gutyo kazigira ubwiso gutya kubu ubwiso butukura ifite utwisho dutukura inkuba no kurigira amaso atukura noneho nkayishahuza nkabo ngo tu muragashahuza hari nk'abazumva ko ari filime uri kuvuga ngo ariko se ngo se ndaca n'ikibabi cy'isombe mu murima wundi ngo nkurikira iki ngo ntaco nzakora zundi muntu ntaco nangiza ngo none kuraza kuri nje kuraza kuri twe hano ngo ntaco ndi twajanye ngo uko winjiye ni kutaha irazunguruka icimikuku mu buriri imyobo kame icyumufureje ikimba ubwo uruko ku rupfu rw'inkuba uko nguko uko ndoko kuko umukecuru niwe yariziye iramukubita nawe mugobo ururimi baraza bakaza bafata bagobotora ururimi yasiza amaraso akamayisuka amaze kumwibumbaho mu mutima noneho amaze guhembuka mu nzu y'umuhungu iyo girasha irabatama kababwira ngo inzu izashira baturakanyago inzu izashira se kihasigara ikibanza ye batuje inzu nimba nyoko azopfa tuzosasigarana na musaza wawe yego na musengeneza wo mwana wa musaza wawe oya ta namushku inkoko za hano muri uno mudugudu muzana hano ahubwo ni inzu izapfa bikabayobera inzu izafite ya nzu nyine imaze gushikurwa ibiti byose inguje gusohoka isohokana ubwatsi bwa ruguru bw'igisenge igenda itumuka mbiri za mu gitondo izuba ryarashe mu kiyaga abo mu kiyaga bakaza barangiza umuriro kuraka barazamuka bose abazayirwa bati inzu yahiye hariya mu banyamurenge noneho baraza basanga inzu kirasha irabatama hasigara nyine cya kibanza za biti barabijana nari mfite inzu ndimugende simbita tindabicana yame yumva umujinya icyo yarijeho itasha ubusa yego noneho tate Imana ishimwe ko Imana indokora urwo rupfu rw'inkuba jewe ndi muzima yego waronuje gutira ikongora arahwera araraba ayoberwa ko bibaye umukecuru arahwera ariko jewe nsigara ndi muzima yego Imana ishimwe aho ndasubira ndababwira ngo bazontema umugabo azontema muri uku kuboko kw'iburyo kandi atemesha umuhoro so mupanga uyu muhoro uragira inka ariko simenye umunsi ka naho sinamenye ko ari umunsi wa mbere ni uwo munsi twari twiriwe ari cyumweru iyo kubikubita mu gitondo cy'uwa mbere umukuntema iyo nza kumenya umunsi mpura n'ico cyago sinagendaga ngenda umunsi wa kane w'isoko udushike duhura n'umutwa mu shamba yamanuka nanje mbaye nzamuka nikoreye inkongoro mu mufuka
araza turahushanwa hayamanuka nanje mpanzamuka arasubira aragaruka ndamubaza ntese niki kigugaruye ngo ni imitego yasize mu ruzi ntese iri shamba ribamwo amazi ngo hariya hahuruka naho nahabwiwe igiti izina ry'ico giti hahuruka mu ishamba ku musozi babwirwa igiti izina ryacu ati ku giti kinaka cy'agasamanzuke ati nico naho uzatemerwa mu ndagenda mu ishamba ryari rirerire ndagenda tukaba kumwe n'umugabo ati ngo tuje kwinjira mu ishamba arambwira ngo turi ishamba rikabamo inyamaswa zitwa ngo ibizunguti bigashomba umugore ngo zahura n'umugore zikamukubita nimba yarapfaga nimba yaramukomerekaga tizaryanaga nk'uko kwimbwa zikakubitana amaboko noneho ndagenda mpura na wa mutwe ndamubaza ntese kugarutse ko twawuye ukamanuka nanje ngazamuka uko ugarutse ati ngo ni imitego yiwe batega inyamaswa yanyibagiwe mu ruzi ntese iri shamba ribamwo uruzi ngo iriya hahuruka habamwo uruzi nuko naho agarutse kuntema araza kabangeze ku giti cyakundukanye imizi kiraho mu ishamba mu nzira ngo ngishikeho umuntu bakarenza intambwe cyari igiti ingeri ntoya umuntu akarenza intambwe agasubira mu nzira noneho yamaza umuyaga nk'umwe w'iyo nkuba yamaza igihuha kandi yari umusore muremure yamaza inyuma yanje ngo gwi aturutse inyuma nikubise ku ruhande rwa cya giti cyakundukanye imizi aho cyakundutse ari ikinogo umuntu akaca ku kinogo cyawe ugasubira mu nzira afite kakagahoro yanakamenye ikirindi kagahoro yakivye mu biraro ndi karakiwe karagahoro yibye karagira inkanyine yamakutasi ndapfukama upfukama yama aja kugatema hano inyuma aragutema kuntema ndagafata nti yaba ari umupanga wahurukaga n'ahantu tarantema rino gufwa ry'ijosi sigare gutya mpaye mpumekera mu muhogo ngafata haruguru mu buke gatema hano igihe nazaga nsekura ibigori hari inkovu ariko gahusha hano gatema hano habishobonye kwa kundi nababwiraga ngo nzotemwa mu kuboko kw'indyo kandi ntemeshwe umuhoro ndi kandi ntemerwe ku giti cy'agasamanzuke aho nyine cyarahurukaga nyine ako gati kabaho nibyo bari baraguhanuriye oya warabirose zanje gusa okay niyo nkuba zari inzozi zanje cyangwa hari abazabyumva bakagira ngo wenda ni inzozi warose ntibyabaye zarabaga zarabaye neza nukuri kumanywa umunsi wa mbere uwo munsi w'umuhoro w'umuntu wari umunsi wa kane w'isoko nawe yego ntabwo watubeshya uri umubyeyi nukuri sindambesha ibintu byambaye noneho nabonye wamfite ufite igitabo waririmbyeho ukiri inkumi naririmbagaho nyine neza naririmbaga igiswahili nakubwiye ngo muri Kongo ni igiswahili n'iki Bibiliya cyari igiswahili naje kugura kino gitabo cy'ikinyarwanda ngezino n'iyi ndirimbo mbonaga kubyiga mu kinyarwanda turirimbira akaririmbo kari kugufasha twumva iryo ndabaririmbira nyinshi nifite nyinshi Yesu abo yacunguye iyi ni indirimbo y'amaraso ya Yesu yo gucungurwa ya 399 ngaho katuririmbire nkunda kugafashwa yuko iyi si
ari y'umubabaro n'amakuba yuko nabinyuzemo kandi ni nako nabinyuzemo cyane. ese ukuntu bimeze ubu ngubu namwe niko byari bimeze kuba ubu bishaririye cyane kuri iyi si turimo ni ibyago ni umubabaro n'amakuba, iyi si tujamo yo ni igikundiro ni umunezero n'amahoro, kuko ariyo Yesu atunganya ariyo azajana abantu be abo yikuriye mu bise by'urupfu rwe, abo yikirije bakaba be, yemwe abakijijwe n'amaraso mwanesheje ibyaha kubwa Yesu, muhore mukunda umuremyi w'ijuru, muhore mwifuza kuzabayo, muhore mukunda umuremyi w'ijuru, muhore mwifuza kuzabayo, nimuze twibuke ababayo nta byaha bagira n'abimana, natwe abakijijwe dukunda umucunguzi, tunezererwe ko tuzabiwe, natwe abakijijwe dukunda umucunguzi, tunezererwe ko tuzabiwe, nimuze tugire umutima uzinuka iyi si y'umwijima, kuko abari mu isi batazi umucunguzi batandukanijwe n'Uwiteka. Amen. ariko mana yanjye aho ubaze ko numva ijwi ari uruhehemure ko numva ijwi ryawe ari uruhehemure, ubwo ukiri inkumi waririmba gute? Sinkimenya ijwi. Ni ukuri urumva uracyaririmba hano ku myaka yawe 80 na cyafite igikorwa cyashobora no gusoma gusoma nyine ukuntu uburwayi bwatangiye ute? nafashwe igafura, nafashe ko ndakubwira ngo nafashwe ku wa gatandatu ngiye kubaza umwana wanjye yaragiye kureba se wabo Kampala yapfushije umukobwa, ngenda kubaza umugore we ngo se yahurutse, umuntu utazi umuvunjo wo hariya hakurya yahurutse kwa se wabo, arambwira ngo yarayahurutseyo. nubwo mu kugaruka mfatwa mpaye mvuga ngo ni igifu, ngo nicyo kimfashe, ndasoma amazi kirekuri, ndagenda aho bari bahaye bahoma ndambaka amazi, turimo mpeza amazi igifu kiramfashe, bampaye amazi mu gikombe, nari mfite n'igikombe, baranujurije abahaye bahoma amazi, ndanyoye byanze kurekura, ndagiye ngo umanuke ku yindi nzu, nicaye ku fondasiyo yaho, atese tata abavuye harya bahaye bahoma yuko banzi, atese tata ko wicaye mu nzira yewe igifu kiramfashe, ndagenda no mu icumbi mpaye mvuga ngo ni igifu cyangwa kurekura, kibaye umuriro, nuko niko nafashwe mpaye mvuga ngo ni igifu kimfashe, niyo ubwo nyine umuriro wa muriro, nirira ubwo umuriro ari wose, ndara umuriro ari wose, mpaye nywa amazi, mpaye nisukira yandi, buraca twari ducumbikanye n'umugabo w'umwarimu ari mu muryango umwe naje ndi mu wundi, ndabyuka ndamubwira nti yewe hamagarira abana yuko narwaye, ariko umuhungu ntahari ari hanze Kampala, hamagarira umukobwa ngo acishemo telefone ntiyabifata, arasubira hamagara umuturanyi wiwe ati pasiteri
ati nimugende kwa mukobwa wiwe mubwire umukobwa wenyine yaraye arwaye kandi indwara imubabaje yego aragenda ati kubera ko ari igitondo cy'umweru binjira saa 2 ati pasiteri arasohotse ati wowe mugore usigaye genda n'amaguru ushike hari hafi nyine ati ugende ubwire umukobwa we asanga umwana wanje karakubura hanze ngo agende ngo yoga agende gusenga ubwo yama yinjira mu nzu ati genda nyoko yaraye yarwaye araza asanga ndaho kwisima nuko yanja tiyambajije sinari mpayimbaje kuvuga yama yanja kunsukaho amazi yego ansukaho amazi burira ntiyagiye gusenga arara asukaho amazi yirirwa asukaho amazi ku wa mbere ashitsa ku wundi w'icyumweru ntiyasubiye mu rugo iwe kubera ko agira umuhungu ungana nawe uteka aguma gutekera ababo noneho ahamagara umugabo ati umukecuru ararwaye indwara ntazi arwaye inzoka yavuze ngo ni inzoka yamufashe none ati genda ariko wumva umuriro ari mwinshi ati genda umugurire ibinini aguze ibinini arazanye ngo mpe kugitamiraho yewe ibiki binini byawe ntibihura n'iyo nzoka yabaye umuriro ntiyandekuye nuko kwinginga ngo habe ku munsi w'icyumweru gishize umwana ari aho mu nzu ntiyasubiye iwe ahabwira umuturanyi yari afite imodoka uwo uncumbikiye yari umugore w'umusirikare ati yabwira umuturanyi we w'umushoferi ati ngwino unjanire umukecuru ku bitaro ari kumwe n'umukobwa mu nzu araje bafashe ukuboko umwe afashe ukuboko ukundi sinagendaga baransohoye mu dukorodori tw'amazu bashikije ku modoka baranshizemo ndagenda mu bitaro barapimye mu bitaro bitoya ndarahura n'abadogiteri bampaye ibinini barangaruye ndetse bahamagaruye umuhungu w'umukecuru bati twajanywe n'imodoka none nyiri imodoka yagiye gufata abandi none twoherereza imodoka cyangwa uyizane ayihaye shoferi imodoka ye araje nigiyemo abashikije kandi mu icumbi umwana kandi ayibayemo ahamagaye umusaza warasharaza avuye Kampala araje asanze ari uko bashubije ku bitaro babahaye urwandiko rwo kumanura mu bitaro guhura n'abadogiteri baragiye barapimye bapimye mukari basanze ntacyo bapimye amaraso mu kuboko basanze nta ndwara iri mu ruhu baraje banyujije mu cyuma ndagaramye mu cyuma kuko kumeza umwana yambuye iribaya yambuye yo gukenyera hasigaye akabutura ndagaramye baranditse bafite ibi byuma nyine bibona n'ibituze bandi imashini barandika bati ngaho hindukira usubire kandi uryamire urubavu nk'uko uce mu mbavu turebe no mu mbavu basanze nta kintu kirimo banditse imiti bayizanye mu gakarito umuhungu wanje bayizana n'amashikiba mu gakarito banzana aho ngiwiwe maze umwaka mu nzu ya mukwe wanje umuhungu wanje agira inzu nto icyumba cya kane nicyo gikoni nicyo babikamo amafu n'amakara n'igucanamo akagira ibyumba bitatu ciwe cy'abana bombi babiri ndaho ndyama nisanzuye ndi umunyabisebe umukobwa wanjye agira inzu ingana n'iyi ibyumba ntibo biharura nuko
umwana we aranyimukira uwo wagiye i Kigali wari urangije ishuri rya kaminuza niwe nasubiye mu cyumba cye nuko barandwaza ntarya ntanywa narahiye ntungwa n'amasengesho imiti nkapfa kuyinywa gusa kuvuga ngo gusa ngo nshitse ubuhamya bw'uko navuye mu bitaro ariko ntacyo yazaga imarira barasenga bakanjana mu modoka mu matorero bakansengera abanyabyumba bakanjana ahandi bakansengera basengera kuri iyi telefoni. Icyo gihe byakije kukurya cyane byarije kurya cyane umuriro ukaka nkababwira ngo bampambiririyeho igisura kandi n'uburibwe bwo gushikagura imisonga bikaba nk'uko nti n'ibiguri by'intozi by'aya mabuye ya ruhengeri banye babimenaho bikama bishikagura imisonga igashikagura ibisebe. ubwo umubiri ntabwo wahiye ariko bana reka nkweke mu nda oya ayesi hepfo ni hano oya nta kibazo kubera ko ntabwo watubeshya oya siguye umukecuru ubitwe kurega ngo hari isoni ngo ndi umugore ngo ndi umubyeyi bazaga bazakororosora gutyo mubiriri ngo ari kuko abahungu b'abagabo banje abahungu banje rekaga umuhungu wanje we nari nk'umwana we w'inshuke yuhagira gutya bakareba mu mugongo bakareba mu nda bakareba mu kibero umubiri warahiye uhinduka igishirirwa n'ubu inkovu dore ngizi dada oya si inkovu z'ibikomere ndashirira kizwa n'amasengesho hanyuma abasenga barasenga babwirwa iyi ndirimbo iyi ndwara bandika amandiko bayashira mu mazi ashushe ndayiyuhagira bati ntiwiyuhagize isabune wiyuhagize iyi karatasi y'amandiko ndiyuhagira ya karatasi iri muri ya mazi iyindi karatasi bayishyira mu mavuta yo kwisiga umwuka waranze uranga imiti ibiri y'amavuta umwana aragenda arayigura mu isoko araza no mu icupa ryayo bashyiramo ya mandiko kisiga umubiri wo gupfubya ubushi dore yindi kuvu yawe ngiyi yirabura nayibonye yo gupfubya n'iyindi hano yari imaze gufata runo ruhande bakambwira mu bitaro n'abandi bati iyo ubemba bibembe biba byatangiriye biza bitangirira mu ntoki no mu mano wari wabaye nka nuza wari wabaye nka yobu ariko se ibi binyagwa byirabura byatwitse n'inyama zigashirira ibisebe bitukura tibyabagamo amarira ngenge tibyabagamo amashira uko nakaryamye mu ishuka hanyuma yuko umwana yazaga ahungura wa mucanga naryamyeho kandi nkabiryama nkabigaramamo hano inyuma hose harabaye ibisebe nkabirubama hano mu nda harabaye ibisebe nta kuntu nabiryamagamo nyine bikaguma bikandya uburibwe bwabyo byababaga ubushe se ko ntawe urasha ububabe bwabyo ubugurumire bwabyo ubushe bwazaga bubaba umuriro urenze uburibwe bwabyo byazaga biba imisonga ishikagura gutya nicaye nkazanyama nirengeza bishikagura atari kuvuga ngo ko ndishikura mu bitotsi nta bitotsi nabwiraga none se ntabwo warakize umeze neza ubu ko ndakubwira ngo ubu nzangenda umuriro uracaba hano mu nshiko umuriro wabaho mu nshiko n'aha mwita ko ndyamira n'aha muri iri gupfa ry'urukenyerero sinazaga nkenyera kandi nuko
nabaga mu ishuka buri kose urumva niba umubiri wari warahiye ufite ibisebe umuhuru uruzima rutakiriho ubwo urumva nkaba mbona ubu ngubu ugize uko biri kose wakize mu gake ugereranije nakize ibisebe nakize uburibwe ni ububabe gusa bwaho umunsi kubera ko ari mu kanure buba nk'uhaguruka kandi nkumva nuko umuntu usutwe amazi ashushe na bya bikovu bigasa bigatumba yego ariko ubu narakize Imana yarakijije none se ubwo burwayi ntabwo nta ngaruka bwagusigiye iri ko atari sida nk'ubu wenda akaba ari nk'ibintu wenda wakoraga ukaba utabikora urumva cyangwa wenda ibyo waryaga ntube kuryaho nyine navuye ku byo kurya byinshi navuye ku mavuta navuye ku byo kurya byinshi cyane ariko yegereza mikorofone ariko ubu ngubu ndiho ndarya nyine ibyo mpaye ndya ndasinzira kandi ibitotsi byaragarutse nsigaye nsinzira bimwe bikomeye yego noneho dusubiye imurenge hari nk'abuzukuruza usanga baravukiye n'aho abatarabaye imurenge bakahumva ko basokuru babo ariho babaye abo bana bafite abuzukuru bamwe baje bari abana ariko bakurira ino bashakirwa ino bashakira ino none bafite ababo bana none se nk'umuntu uzabona ikiganiro nk'umuntu umukecuru wabaye imurenge akaba ari nka kure akaba ari hanze cyangwa akaba ari hano mu Rwanda atarahabaye ababyeyi bari bahabaye cyangwa ba sekuru babo bariho bahabaye ni icyo bashishikariza kugira ngo kuko ushobora kuva ahantu ariko ntabwo wahibagirwa ko abari iwanyu iwacu ni gature kacu ba data barahavukiye ba sogokuru barahavukiye niwe butumwa wahereza abo bana aba bana banje muri rusange bino y'abanyamurenge usanga nyine batarabayeyo bakaba bafite base babayeyo ariko ubu batarabaye barakuriye mu Rwanda cyangwa hanze nahe hagiye hatandukanye ubutumwa nabahereza ngo babe ukubabaye ino mu butayu twebwe twarakuriye mu nka mu masambu mu mazu atagurwa atarihwa nobaheza ubuhamya yuko bakuriye ahantu base bagura aho baryama bakagura icyo barya bakagura n'iby'ishuri badahaye babikura mu matungo badahaye babikura mu myaka yego tukabaheza ubuhamya yuko ari Imana yakoze uwo murimo bayibemo boye kureba ibiri hano hanze ibyo dufite muri kino gihe boye kwinezereza mu mayoga adafite agaciro murayanywa kerestara yo kwibaba baca amaboko murayanywa mutayakura mu matungo mutayakura mu masambu mutayakura no mu mazu yego ibyo nibyo duhaye dushishikariza abana dufite abuzukuru dufite na base na ba nyina baje bafite abana batoya bakabarerera ino mu butayu imbaraga z'Imana zikabatunga bakaba babonye nawe kibava mu maboko cya base na ba nyina bakoze yego nibakomeze bumve impanuro mubahereza ko mwe mwabonye byinshi twabonye byinshi bikomeye kandi muri rusange kandi Imana ni nziza yadukuye ndababwira ngo Imana nazaga mvuga ngo wamana wampaye abana babiri ubarindira mu masasu yo muri Kongo ari babiri ababyaye 10 barashira ariko aba bana babiri urabarinda niwe wabarinze aho baciye hose barinda baza mu mago yabo barabyara barindira abana
n'abagore babo n'abagabo babo. Umukobwa wanjye si umupfakazi, umuhungu wanjye si umupfakazi, afite umugore wiwe yashatse, babyaranye abana 10. Umukobwa wanjye babyaranye n'umugabo w'abana 6, barababyiruye. Imana irabarinda, kababwira ngo mwabanamo. Imana yakoreye ba so na ba nyoko, muzagikomereho, muzagikomeze, namwe muzogisigira abana banyu. Mu gitabo haravuga ngo umunsi Yesuwa Imana imutoranye, kandi ntiyari umunyesiraheli, asubira mu cyimbo cya Mose, imukomeza umutima, imwereka Yorodani. Kandi Mose we yajabukije Abisiraheli, aba yakuye mu Giputa, muri Shamu itukura, abajabukisha igitangaza cy'inkoni. Ariko Yesuwa we yabajabukishije isanduka y'isezerano. Niho bajabutse ngo bashike hakurya, batora, aravuga ngo mu miryango y'Abisiraheli 12, umugabo wo mu muryango umwe asigare muri Yorodani, atora ibuye aryambukane hakurya. Yego. Ho baganditse bahashira ya mabuye, barazungurutsa umubiriringo, ngo aya mabuye ni isezerano ry'abana bajabutse bazobyara abandi, bakababwira ngo Imana yabo bajabutse uruzi rudafite ikiraro, rudafite icyuma bajabukiraho, bajabutswa n'isanduka bikoreye isezerano. Aya ni amabuye muzosigira abana banyu bazoza babaza ngo ese uyu musozi w'aya mabuye aya mabuye ni amagi. Bavuga ngo ni amabuye y'isezerano yuko Imana yajabukije ubwoko bwabo kwisanduka. Urumva rero Imana yabanye n'abo banyayisiraheli, ariko birangira bibagiwe, bibagirwa neza Imana yabahaye, yabakoreye. Urumva rero mu kanya kare twatangiye kubwira ngo Imana yabakuye umurenge mumeze nk'abanyayisiraheli baba muri Egiputa. Twabonye ngo ni ubutayu. Rero babonye ibyiza ntibabirinde, bashima Imana iyo yabakuye ahantu habi, nubwo bo bari ahantu heza, ariko ababyeyi babo bavuye ahantu habi. Imana ni ibintu se twabonye, Imana yagize neza, ni ibintu twabonye. Dushoreye abana badafite aho binjira, badafite amatungo, badafite amasambu, none ubu ngubu bari impande bafite zose. amazu. Ndakubwiye ngo umukobwa wanjye afite inzu iki yiwe, si ikoti. Umuhungu wanjye afite inzu, si ikoti. Bafite amazu yabo baciye mu maboko yabo, ariko Imana ibahaye umwanya wo kuyakorera. Wakoze cyane ku mwanya mwiza waduhaye. Umwanya waduhaye ni ingenzi cyane, no kuganiza umuntu nkawe mukuru ufite ibintu byinshi wasangiza abantu. Imana ishimwe ku bw'ibyo byose. Reka tugushimire, tubwire ngo komera, kandi Imana ikomeze kurinde ubuntu bwayo, izaguhe kuramba birenze ubu ngubu. Baciye ahantu hakomeye. Inzira ya muntu ni uruziga, umuntu agenda anyura mu bintu bikomeye cyane. Imana rero urumva niyo igenda ibana nayo ikamukura muri ayo matage n'ibintu bibi. Reka tugushimire, Imana iguhe umugisha, kandi dushimira n'abaduhaye umwanya bakumva bakagutega amatwi. Reka tubashimire, reka gusengere ngo usabire umugisha. Mana yacu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimira n'imbabazi byawe uduhema kutugaragariza. Tugushimiye kubwo warinze uyu mubyeyi, akaba agejeje amagingo yawe, mwaragendanye urugendo rugiye rutandukanye impande zose, umukijije impfu nyinshi zigiye zitandukanye, kwari ukugira ngo igihe kizagere ahamye neza wamugiriye. Arazitanze rero Mwami, kugira ngo abatabizi bose babimenye Mwami. Reka rero ineza n'ubuntu bwawe byuruke bimwomeho, bibane nawe, kandi akomeze kubona ineza yawe, uzamuhe kurama birushijeho, kugira ngo azakomeze kugenda abwira abantu ineza yawe, kandi ubwo uzamucyura akagenda, azagende ari umwera imbere yawe,
umuha ubugingo buhoraho. Bigusabye nizeye ku bw'izina rya Yesu Kristo, amen. Inkuru nziza